nibyo nzi nibyo nazi ariko kuva wafashe imbabazi zanjye ukazitaka ari ubwoba muri icyo gitsina nyirimo fata abo bagore nasenyeye baje kukuregera fata abo bagabo baje kuguha ikirego ngo Brian yarabasenyeye ubazane bavuga ukuntu nabasenyeye Muyangara hari uvuze ko ari inshuti yawe mutumira aza kuri channel yawe aze kukubwira uburyo twamwangijemo nta nubwo ushobora no kumwubahira ko ari n'inshuti yawe se wenda ngereka ureke kunyubahada nta nubwo na Muyango wamwubahira ko ari inshuti yawe ntiwamwubahira ko ari inshuti yawe ngo umusange inbox umubwira atari ko ibintu urimo ntago ari byiza fata video uzishyire hanze abantu bazibone nibamara kuzibona noneho ujye watuza Brian unyibagirwe no mu mutwe wawe unyibagirwe kimbabazi za nyirarureshwa ngese ninde wanegeka kugusaba imbabazi nazigusabye kuko byari bindi mu mutwe ndavuga reka nsabe yaga imbabazi ahari wenda naramubabaje bikomeye sinabimenya reka ngusaba imbabazi ndazigusaba ngusaba imbabazi kubwiyo live uhora unshinja ngo yabo bagore twazanye ndazigusaba ariko imbabazi wavuze yuko ngo zari za nyirarureshwa ufite video yanjye ngo ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa afata iyo video uyizana kandi ndabigusabye umbabarire iyo video uyishyire ahagaragara navuze ngo Jihad araza kuza kuri no live ariko none nanjye namwibagiwe kabisa Jihad wari questions se Duma ngo mbabajwe n'imbabazi batwimye zarambabaje nyine ukuntu gusaba imbabazi mani bisaba umutima ukomeye maze umuntu agahita kwimutubabazi yarambabaje mani z'abantu nazireke niba taranababariye n'umuntu ariko oya izo video nazizane namara kuzizana azambira ikintu dupfa ko cyajya zizane bita abana batinganye cyangwa umuntu azagigize sheri wawe abanza mutsindira ucangamukira Mani mbabara w'insatsi Okay. umva nabanje kuvuga icyari nakumvaga nakumvaga cyane so nge rero nje hano ntabwo ndi buze kuza gutinda uyu mwana w'umuhungu ngewe reka nkubwire nimba warabuze content ukaba warabuze ibintu uvuga shaka content ukore abanyarwanda bagukurikire waragiye uvangura umugi n'amata uricara ngo Jihad ngo wamukubise iki wafashe wabufita mu Buganda ukaba ari bo uyihonda ndetse shahu wayimukubise hehe yakomeretse ko betwa n'inkuba gakubitwe na mugiga nta soni ngewe unkure muri ako kanwa kawe nimba udafite content ushake ibintu bigenza cyangwa wiyahure dore n'ubundi ntupfuye rutoye ufite iki senya busa ufite iki ko nutwenda uhoramo nkubonamo ari utwo uheruka dabije yakuguriye uri kumva si utwenda dabije yakuguriye ngewe ntura nimba byarakuyobeye ngewe banana nakwibagiwe wagiye uvuga ngo urahunze ko wahunze watashye ukaza tukarebana ibyo bintu wirirwa ubwejagura aho ngaho haba n'uwo waguhaye video nizi safite uburenganzira bwo kumujyana muri RIB kandi genda cyana murwaye bitinde bitebuke muzamubona hano hanze aha ngaho ubwo suza bahora mu mariye njewe Jihad ko ndi ku karubanda gutya ju bebe gende ku karubanda mezenka uri kumva mezenka nta nkovu y'uruvugo jewe mezenka uri gukangisha abantu iki urankangisha iki urakangisha iki ejo uratambuka ahangaha abanyarwanda nibagende bakurebe twebwe nta muntu ufite umwanya ufite iki suba ufite iki uri bubaye
va mu nzira abantu bakore amata wayahinduye urumogi wararuvanze ese ubwo yago kubavuze ngo twebwe ngo twanyweye amata ngo dufite nka ubwo mufite eshanu ikamamo imwe ubwo nibyo uri kwikora nturi kubabaza abanyenkara nikoye igira ahangaha jewe rero nkubwire ibyo mwumve yago nta kintu upfa nawe nta hantu tuziranye byadanje nibe n'abandi baba baranahuye baragize gute uwo mukobwa akazi nkora kanyemerera gutangaza uwo mukobwa yajangana ese kutavuye ngo mugende mupime ni DNA nimba byo mupime ngo amagambo ashirivuga uraho ngaho uraciye sanga urasa nk'akavura ivundu urasa nk'imbwa yiba amavuta uri gushyira umuntu mu kanwa kawe uwo mukobwa niwe tupfa nta kintu dupfa ntidusangiye isambu nibyo twavuganaga n'uwo muntu yashyize hanze yes nkuko mvuga ku bindi byose uri igikize kuko uburyo umuntu atakuvugaho wowe ubura n'izuba rimwe wakwirebye ukusa urasa nk'akavura ivundi wabuza bugwaho je ntuze kungwaho ntago ndi moroge urwo rumogi wirirwa unywa ubu bantu wirirwa utangira ngo bati we uri kuvuga abo bana bababwiye bakajya kurega muri ribu njewe nkabitaba cyangwa ukanabazana kuri izo YouTube channel bakicara sibona bashibirirwa bavuga ubwo uribaza ari je waba ufite ikibazo cyangwa ari baba basigaranye ikibazo zenguruka ibiyobyabwenge ubanza ubinywe ugere kuri za mayirungi za ice na za cocaine zose nuzenguruka rumaze kukuzengurukana bakujyane muri moroge bakujyane muri rehab kuko wowe wicaye ngo urwikuremo waninya nk'agaca karari ubwo ari wowe baje jewe ibindi kuvuga nta nzoga mba nanyweye nta nitabi mba nanyweye kuko nta niryo ariko birarambiranye igihe cyose urakora ibintu gene nakwibagiwe narinzi ko naho mu Kampala ngira ngo wahacuramye nimba ukeneye ko abantu bakugira sympathy fine ese ubundi waje mu Rwanda tugahangana tukareba shayago ngwino mu Rwanda uri kumva kabigiji wabukazi ngo nkakurangire na kurundemo na za mayirungi byose kugira kuko ndabona ngira ngo n'urumogi rwaho ngaho ngira ngo rumaze no kukuzengereza narwo rwabaye hybrid se uratambuka ngo jihadi ukagira gute ngo ntawe wakubise inyundo wazanya abantu aho ngaho wicaza umuntu aza arantuka avuga ngo mama acuruza agatoranya gucuruzwa ubwonko we warangiza we nze nkuzanira ibya nyoko na mwene nyoko ibyababayeho mbikuzanire nje mbikuzanire hano wakwitonze kora ibyawe nundakora ibye njewe reka nkwereke ubundi watashye mu Rwanda tukarebana ubundi neza cyane uri kurora aho ngaho uri mu buhungiro warahunze nyine je hari n'igemba nakugiriye impuhwe ndanakugiriye impuhwe kuko kuvuga ugaterana amagambo ufite ibibazo byinshi byarakurenze vayo wagiye ugurishije n'ahangaha nikanya ngwino nge ndagukodeshereza inzu ubona aho uzarya uryama n'uwo mugore wawe kugira ngo mwirwe muryamye mu ntebe genda ushaka ibintu utunga umugore wawe ndakwisabye utunge n'uwo mwana wawe unkure muri ako kayozo kawe bwije bwakeye aba rero abo bantu bunavuga ni nabushyira mu bibazo nkuriye waguhaye video sugira ngo ntiwamushyize mu bibazo wamushyize mu bibazo hahandi we no kubyikuramo bizamugora kandi je wemeze gutya nacanye ku jisho gutya pa we kubyikuramo bizamugora unabimubwire kuko umunsi namukubise hanze azagira ngo akubiswe n'inkuba icyo tucyumvikane uzahagara hari ugenda umuvugire nta mafaranga y'inzugira utunzwe na famiye y'uwo mugore niyigutunze jya muri YouTube ukore uvuga ibizima uzane content izo ushaka zose ariko nimba ndi gutuma ugira udufaranga ukamvuga abantu bakakureba ukagira udufaranga nukuri kw'Imana nguhaye rugari mvuga pe banyarwa nimwumva yamvuze muzamure cyasa bari gushaka ibitu
genda upagase ushaka amafaranga kuko imyenda wirirwamo niyo dabiju yakuguriye ahubwo ndi nkawe nakayitaye nkagura indi urayigura iki se ufite iki wambobowe iri aho ngaho gusa y'inkemba rusatsi banzu ugende mu unyitegereze nawe wirebe ujye muri mira wirebe noneho unicara uti ariko n'aba bantu ufitiye umwana ubu ntibumiwe aho ntuzanabarira umwana mu nzu ariko se batatwohereje ntiwanamuta baba bagomba kohereza amafaranga mu kabaho wananiwe amafaranga niwatungwaga na dabiju si wowe wagutungaga si wowe wakwishyuriye inzu dabiju ko harira tubizane tubimanike nka hariya ja niyishyurira inzu imyaka wanyitegereje uriba kuva muri TV10 ukuntu horaga undirira ndaburaye ngize ntya abanyarwanda bibagirwa wabagiriye neza koko bibagirwa bagiriye nabi ntibibagirwa bagiriye neza njyewe hari n'igiceri cyawe cy'icumi wampaga ko nahoraga nkohereza udufaranga two kubaho reka mbikubwire sinjya nanavuga uretse ko waje ukigira akaraha kajyahe nayaguhaga kubera ko nkurongora cyangwa undongora kwari gutangira ngo abantu ngo bererwa bararongora karongorana na nyamusiga hamwe ese ubundi abantu barongoranye urababara cyangwa uraryoherwa stop sohoka mu bitsina by'abantu wangegeraho leta y'u Rwanda ntijya yivanga mu bitsina ntijya yivanga mu mibonano mpuzabitsina uza kubyidumburamo nkande oya mube muretse gatoya ngo wowe ngo rero ngo urareba ngo abana b'abahungu mwene nyoko mwene so bazane wabagira inama bakajya kurega muri ribu ko we bataruziza imyaka ibiki banzu urebe imyaka ufite umuntu w'umugabo wirirwa mu busutwa wabyaye va mu mihanda ujye kurera umwana wabyaye genda ushaka igitunga umwana wite no ku mugore unamukorera udusatsi abeho neza n'urukweto wambaye ibintu byose dabije buriya telefone iyo duhuye ni n'inshuti yanjye ni nacyo kintu cyakubabaje iyo duhuye ndeba Godfa bitera ko naguherukaga nyabo muranyabo mu bwonko nyabukana umva ngo nago muri kunyumva gute mutari okay mani ntaribi abaza nyuma n'ubundi ubwo baraza nyuma ariko ufite umutima uremereye umujinyere ndakonyica we yatuza chiri bro karero mbabwira ikintu cyatumye nabyanditse ejo nimugoroba ndandika ngo uyu munsi saa moya muze kuza kuri live nizere ko mwese murimo muranyumva barampuruje utumye mfunga live turika dore hari hamaze kabiri nta tiku none ni good fat arakurabuye ngewe nta matiku okay uje mu matiku ka oya nge nago nje mu matiku nago nje mu matiku anyway reka ntangire mbabwira icyatumye mvuga ko uyu munsi ngomba gukora live 1500 n'ubundi mwageze nimwe nari ntegereje abandi baraziraho nyuma mani ejo nago nabashije kubona live yago yakoranye na Dekati ariko nagiye kuri YouTube ndabibona mbona ibintu byinshi abantu babwiraga n'abanyarwanda nanjye abonje kubwira n'abanyarwanda muri rusange ngewe nago nje gutukana nta nubwo nje gusobanura ibintu byinshi ariko nje kubw'ijambo rimwe yago yavuze ngo ndi ku kagozi ngako kagozi ngo nihagira ngo n'umufana abafana ngo ba Brian ngo nihagira unsitaraho so rero ngiye ikintu kinzanye nje kugira ngo umuntu witwa Yago abafana ba Brian abashyire ku ruhande noneho ahangane nanjye Brian yitaka afitanye nawe ikibazo igihe kibaye kinini cyane abantu baracecetse ba Irene baracecetse ba Sabe baracecetse ba Melody baracecetse yewe nanjye nabacecetsemo pe Yago yaragiye hari aravuga ubugambanya avuga ibiki turaceceka abantu bose baraceceka nanjye ndaceceka pe ndaceceka n'igihe umutima amenye ndavuga mana uzambabarire ntago nzigera nsubiza Yago n'umunsi wa rimwe mu byukuri mpereye ku mbabazi yavuze yuko ngo twazimusabye ngo dufite ubwoba guys
shaka kubatangariza ikintu kimwe. Yago imbabazi namusabye nkazicisha abana 1,800 iyi no live ndi gukora kano kanya. Iyo mbishaka nari kwishyira kuri YouTube channel yanjye kandi YouTube channel ikanyishyura, ariko sinshaka kurya amafaranga y'umwanda. Sinshaka kurya amafaranga y'umwanda. Nkora YouTube channel nayikoze just for fun kugira tujye tuza dushimisha abantu natwe kandi twumve turuhutse mu mutwe. Ntago nayikoreye kugira ngo ijyeho amatiku. Yago naracecetse namwihangani. Reka mbabwize ukuri n'ubwa mbere nje gukora live mbabaye. Nibwo bwa mbere nje gukora live mbabaye. Yago hashize igihe kinini uri kumva arabyuka ati Brian kakaboro nagatayemo agakesa gasoma chinga mama mujinya ni ifite na satani ari gukwarikamo nta cyanyarekamo. Uri kumva ni igihe kinini nombwa Imana imbabarire we, ariko ndabloka abantu kabisa. Iyi live ndayiblokeraho abantu, ayo mafake account yanyu yose ndayabloka kabisa. Mfite umwanya. Mwe mwihanganye nimwumva ncecetse mu mani connection ziri ku sinzi impamvu zirimo ziranga, si muri kugera mu kumva ntago muri kunyumvara. Ubu ngubu ndabona byongeye gukunda. Okay, nari ndimo ndababwira ubwo nyine nibijya bicamo bikanga connection zanze murajya mwihangana. Yago hashize igihe kinini abantu bose banze kumusubiza. Yaraje aratukana, yaraje aravuga, yaraje araza aravuga aratukana, jyahari aratukana. Mana turihangana turaceceka, ariko noneho nijoro yakoze live. Reka nkubwize ukuri, twese dufite imitima, turi abantu, dufite n'imiryango, sibyo? Dufite imiryango yumva ibi bintu byacu tuvuga kuri social media. Nagize amahirwe ndavuga ngo mana ubwo mbatijwe ibintu byo gutukana nge mbivuyemo, ndabiretse. Ubwo ubona hemukiye imbabazi twasabye Yago ejo bundi, nta muntu n'uyu numwe wigeze atugira inama. Yago yakomeje kuzajya ahora avuga ngo ndashaka ko musaba imbabazi, ndashaka ko musaba imbabazi, ndashaka ko musaba imbabazi, ndashaka ko musaba imbabazi. Ngewe na Tesha ubwe aricara arambwira ati ariko se kuvuga ngo mbabarira ni ibintu byadanje ariko ubuzima bugakomeza. Imbabazi namusabye yaraje avuga yuko ngo ari imbabazi za Nyirarureshwa, avuga yuko ngo imbabazi twamusabye ngo none ikintu cyandenze ngo imbabazi ngo twamusabye ngo n'ubwoba dufite. Yago ntago mbizi nimba uri hano cyangwa se hari abagenzi bawe baranga bagomba kukungereza iyi video. Nta bwoba na bukeya ngewe gateka ngufitiye, narakwirinze kubera ko nabonye n'abagenzi banjye barakwirinze. Namuwe umfitiye, nta rukundo mfitiye zo kubika izo video ngewe nyeneye kushyira hanze n'izo video zanjye zose ufite. Noneho tukajya twavugana amaso ku maso, udafite ikintu uri kuza kunkangisha ngo ufite video zawe. Ejo mumbabarire ndasubira mu magambo ko yayavuze, nimuvuge ngo n'uburere bukeya ngo na magambo mabi, ndayakoresha uko yayavuze. Mbabarira ubanze umpereze iyo video mbanze ni playing kuko niyo inzanya hanga kiriramo. Nago ngewe ndi umuntu bahatiriza ngo saba imbabazi. Nagize amahirwe mbona channel, ndavuga none ubwo ari kuri channel yanjye wamugani reka oya ni video naguhaye kare kuri Instagram, nayikoherereje kugira nze kubona ukuntu ni playing hano. Okay, muceceke mwumve iyo video nyibumvishe. Ari igihe abafana babeshya umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro. Nk'ubu biretse muri kubyumva bibazo ngo bitwa niba ari abarara ngo niba ari abaki bro. Nimba kubita video uwo DJ Brian wanje arimo kurigata umugore mugenzi we mu gitsina, afite igikoresho cy'umugabo. afite igikoresho cy'umugabo. Noneho
tukabona ko uwo muntu yanamusenye nkabazanira n'amamesaje yaramusenyeye ari umugore wubatse mu mujyi wa Kigali ibyo ngibyo abafana be ntabwo muzongera kubivuga muzahita mugira ubwoba kandi muri abanyabwoba nimba kubitamo ikivido arimo kurigata umugore mugenzi we muri abanyabwoba ibyo birahagije. Reka mbabwire ribu, nizere ko ribu nagerageje kuyitaginga hano, reka nongere nyitaginge kuko ribu nayo nagerageje kuyitaginga, sinzi abantu muri kuri no live mubabare mutaginge ribu kuko ribu ifite ibirego byinshi abantu bagiye bayigezaho bijyanye n'ibi bintu. Bigenze gute? Ukuntu bigenze turongeye turaje ni muze shano wari ndayabiri gusakuza ndadumba ngo natanze ibinini by'umutwe wadumbaste bro turongeye turaje kandi turagarutse abapagasi banyu wamupagasi ndakwibuje zimyanyeko mani mumbabare ntago nshaka guseka nta kintu gisekeje kira. Okay, reka dukomeze ntari bimani sinzi ukuntu byari bigenze mu munyihanganire. Uri kumva nari ndimo ndababwira nari maje kubumvisha iriya video yagarimo aravuga ngo afite video yanjye mwabantu mufite amaso muzi kureba si urukundo yagankunze si izo mbabaza amaye yarayavuze ngo nzibeshye ngo n'umufana wanjye amutsitareho. Ntabwo rero ngewe ndaha kugira ngo umufana wanjye arinde kujya gutsitara kuri Yago. Ntabwo abafana ba Brian aribo bafitanye ikibazo na Yago, ikibazo ugifitanye na Brian nk'uko bivuga, usibye ko nge nta kibazo mfitanye nawe. So ako kagozi rero ndagaciye ndongeye ndagaciye. Fata video ufite zanjye Brian uzishyire hanze. Fata video zanjye ufite uzishyire hanze abantu bazibone. Wavuze yuko ngo ufite video ndi kuri gata mumbabare ndabisubiramo ko yabivuze. Wavuze ko ufite video ngewe Brian Gateka ndi kuri gata mu gitsina cy'umugore ngo mfite n'igikoresho cy'abagabo. Ubwo yavugaga buretse tesha wiseka. Mw'abanyarwanda mwe Yago twaramwihoreye yagaragenda aravuga. Yago yarabanje azana umuhungu avuga ko uwo muhungu twakundanye ngo tukabana mu nzu. Yagaragenda aramuzana umwana w'umuhungu aragaruka nsaba imbabazi. Amaze iminsi abareba YouTube mu byandike muri comment yirirwa yirukanka avuga ngo nimubabarire ngo nawe ngo ntago yari ameze neza ngo ntago yari ari muri situation nziza. Uri kumva ibyo narabyihoreye. Yagaragira ati ngo umugabo wawe wa South Africa wowe uragenda ugafata amagambo nagiye nkwibwirira tukiri inshuti ninjye wakwibwiriye yuko umuhungu twabyaranye aba South Africa icyo gihe arakiba South Africa. Uri kigira nkaho ufite amakuru mashyashya. Ayo ni amagambo nge nagiye nkwibwirira wowe Yago tukiri inshuti. Reka mbabwize ukuri ikintu Yago fatizo iyo video nanjye ndashaka kwireba. First of all sinkina prono
ku buryo iyo ngiye gufata video cyangwa iyo ngiye kuryamana n'umuntu nzana video nkayisetinga nta kintu naba ngiye kwereka abanyarwanda. Ese yago niba koko uko wirirwa uvuga ngo urarwanya ngo ibintu bibi bibera mu Rwanda, wowe uri umuntu wo kujya kwirirwa wamamaza ubutinganyi buri munsi, ubutinganyi ni ibintu wagakwiye kujya kuvuga. Hano hari inzego zibishinzwe, RIB muraha. Niba koko hari abana nangije, hari abana mp'urumogi, nge sink'urumogi. Yaravuze mu kiganiro ngo umwana witwa Ishanga Emeline, ngo in case you don't know, ngo Brian ngo niwe wamwangije. Uwo mwana arahari, leta RIB we murahari, turi mu gihugu, turaha aho dutuye harazwi. Uri kumva abo bana kuki mutabafata mu bakoreho iperereza? Ayo makuru nimusanga umuntu avuga ibihuha nawe mu muhana. Uwo mwana witwa Emeline nta nanzi nambaye ubusa, nanjye simuzi yambaye ubusa. Uwo mwana witwa Emeline w'Ishanga simuzi, sindamubona yambaye ubusa, nanjye ntiyigeze mbona nambaye ubusa. Simuzi yambaye ubusa, nanjye ntazi nambaye ubusa. Yagarongera ati Brian uryamana n'aba DJ ngo babakobwa hano hari DJ Sonia, hari DJ Rugamba, hari DJ Ndemani mfasha, hari DJ Crash. Aba DJ b'abakobwa ni mu banyandikire hano. Hari DJ Anita Pendo, hari DJ Flix, hari DJ. Abo bakobwa bose baba DJ uko bari hano mu Rwanda, nta nuragera mu buriri bwanjye ngewe ndaramo. Nanjye nta nuwo ndagerera mu buriri. Abo bakobwa baba DJ yavuze ngo ndyamana nabo, nta numwe uragera mu buriri bwanjye, nta nuwo ndagerera iwe. Nta numwe ndagerera iwe. DJ Flix niwe wageze hano mu rugo iwanjye aje ngo dukorane ikiganiro aho twafunguriye na DJ Rusamu na DJ Higa. Abo bana bose nta numwe uragera mu buriri bwanjye. Ngewe ndasaba Yago gufata iyo video ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa mfite n'igikoresho cy'abagabo kuyishyira hanze. Ngo Brian Ngaranzi ndakuzi ndarana nawe, ndakuzi mbana nawe. ngo wasenyeye Muyango. Reka mbabwize ukuri, Muyango ni umumama, ni umugore ufite umugabo n'umwana, ni umukobwa dukorana. Muyango dukorana kuwa 4 tugakorana kuwa 6, sibyo? Ndamuse urwo rurimi nkoresha, mfite ururimi rupima metero zine ku buryo rujya gutandukanya umugore n'umugabo. Ariko wareze kuzeza Tesha nago ngende guseka mana. Ndabyumva ihangane, ariko ibyo by'ururimi nawe urakabije. Uri kumva urwo rurimi unshinja ngo rusenye ingo z'abantu, ariko uwo mugabo najya gusenyera nawe yaba ari ikibwa koko. Mfite ururimi rufite metero zingahe ku buryo urwo rurimi rukora ku mubiri w'umuntu agahita ajya gukwaka divorce agatandukana n'umugabo. Ngewe Brian mfite imbaraga zingana gute zitandukanye umugore n'umugabo basezeranye bagatandukana kugeza ubu umugabo akaba barizwa ukwe n'umugore abarizwa ukwe. Ngewe nunza n'ibyo byawe ngo bya chat wanazihimba kuko umujinya nabonye ubivugana. Umujinya nabonye ufite ngo urwo rwa Brian ngo urwo rugore ndurugore rwaso ndi mukaso. Ndi mukaso. Urwo rurimi mfite ntago rungana n'izindi ndimi z'abanyarwanda bafite. Mfite ururimi rupima metero nk'izabandi badam. Ururimi Imana yandemanye ntago rungana n'urw'abandi ku buryo ngo mfite ururimi nkoza ku muntu agatandukana. Muyango ni umugore dukorana, ndamwubaha. Muyango ari mu bantu bajya bangira inama, ari mu bantu nubaha, ari mu Muyango sindanabona n'umwenda we w'imbere kuva igihe dukoraniye. Sindabona n'ubwambure bwe na Muyango, ntaranambona nanjye ngiye koga, sindanamubona. Muyango ntidusurana, ntakunda kunsura, nanjye sinyamusura, duhurira mu kazi. Iyo uri murabwira abantu ngo twaramusenyeye, ndinde wo gusenya urugo rw'umugabo wakoze kwidrapa karahira n'umugore akarahira? Ngewe Brian ndinde mfite imbaraga zingana gute? Iyo video uvuga ufite ngo ndimo ngo harya ngo ni video fasha ongera nibinkirire urimo ari gatamani. Ibi bintu mubifata mu bibike kuzageza iyi video igaragaye. Ngo ni video ngo ninyishyira hanze ngo na Nyamirambo ntuzayitambukamo ngo na
igihe abafana babeshya umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro. Nk'ubu ngubu abafana ba DJ Brian barimo baramushyira mu bibazo ngo bitwa abarara ngo niba ari abaki bro. Nimba kubita video uwo DJ Brian wanjye arimo kurigata umugore mugenzi we mu gitsina afite igikoresho oya man oya noneho mukabona ko uwo muntu yanamusenye nkabazanira n'amamesaje yaramusenyeye ari umugore wubatse mu mujyi wa Kigali. Ibyo ngibyo abafana be ntabwo muzongera kubivuga, ntabwo muzongera nibyo ngibyo nashakaga kubumvisha. Ngewe Yago ntago ngutinya uretse kuba narakwihoreye kuko nabonye abantu bose barakwihoreye. Warabanje uraza uravuga uramvuga ngo ndi umutinganya Ariyere n'umutinganyi, abantu bose urabafata ubashyira aho ngaho urabatuka. Nta wigeze atingana na bashiki bawe, nawe wigeze ufatiraho umukobwa, nta n'uyu numwe. Uraza utwita abatinganyi, uduteza abanyamakuru, duteza abantu baragenda barandika mu gitondo abatinganyi, nijoro abatinganyi, ryara abatinganyi. Ariko noneho washyizeho akadomo uravuga ngo ufite video. Ngewe Brian ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa ngo mfite n'igikoresho cy'abagabo. Iyo video ako kagozi wavuze ngewe ndiho ndagaciye yizana. Yipostinga iya Jihad ni wayipostinze. Ntago suba ari mu kazi naga ari gukora nago yinjiza ntafite views ziruta n'izawe. Mbashije kukubwira ngo ibi ngibi ndi kuvuga iyo mbishyira kuri YouTube channel yanjye nari kuba ndimo ndinjiza amafaranga, ariko ntago nshaka kurya amafaranga y'umwanda. Uraza ukanuka ukajya kuri Melody ukangiza, ukajya kuri bandi ukangiza, nta muntu ndigera numva wavugiye. Iyo video ndi nkuko wabivuze mu kanwa kawe ukavuga ngo ufite video ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa ngo mfite n'igikoresho cy'abagabo. Iyo video uyizane, ngewe ntago nyina prono ku buryo nubwo naba ngiye muri ayo mabi na settinga kamera. Ibyo bintu byo kwangisha abantu Yago waranyangishije abantu pe nakutagize uzana abahungu twakundanye, ariko se ngewe nabuze n'ahantu mpagaze. Umunota umwe uratangira ati sanga umugabo wawe South Africa. Yego pe umugabo ntago nabyaye ku giti mfite uwo twabyaranye. Ibyo bintu ninge wabikwibwiriye nkubwira ngo umuhungu twabyaranye aba South Africa igihe cye kinini cyo gera kiba South Africa ukiraha ngaha, ariko iyo uri kubivuga uba uri kwivugishwa nk'abajya ngo ni inkuru wavumbuye. Ya wapi inkuru ya wapi? Abo bagore nasenyeye wavuze ko ari abagore bagera muri 5. Abo bagabo nibaze batanga ubuhamya, ariko abagabo nasenye nabo ni ibibwa kabisa. RIB irahari. Kuki mutajya kurega muvuga ati uyu Brian yaradusenyeye? Urwo rurimi mwoza ku mubiri w'umuntu rugahindura ubuzima bwe, rugahindura imitekerereze ye. Urwo rurimi rwa Brian rukora ku mubiri w'umuntu rukakora divorce ni rurimi bwoko ki? ariko urwo rurimi noneho nanjye ndarukuwisha. Urwo rurimi ni bwoko ki kugeza ubwo unyangisha abantu ukavuga ngo ufite video yanjye ngo ururimi rwanjye ngo ruri mu gitsina? Narindi gukina pronose ni ibintu narindi kwamamaza shaka. Ibyo kari ibintu bibera mu byumba ari abantu babiri. Nuwo wari waneza razara yimfata se uwo mugore se w'umugiri yifata iyo video uyishyire hanze, noneho tujye twavugana. Waraje abantu bose urabahindanya, buri muntu wese uramutuka, utuka abantu ngo nabana b'intera hamwe, utuka abantu nijoro ubwawe mu kanwa kawe wavuze ngo nakubise inyundo Jihad, ngo none ngo nawe ngo ndashaka kugukubita inyundo. Hano turi 94 turi muri genocide. Ese ko wumva uri umunyarwanda ukunda u Rwanda mama wirirwa uvuga ngo u Rwanda ngo iwanyu ngo u Rwanda? Reka sinakubwira ayo ni amagambo wakabaye ujya kuri live ukavuga. Nimba koko hari abantu nasenyeye, nimba koko hari abantu nashyizemo urwo rurimi bagakora ama divorce, kuki batagenda kuri RIB ko RIB hari, ko hari inzego ngo batanga ikirego RIB inkurikirane? Abo bana baba DJ barahari mwabantu mwe, sibyo? Abo ba DJ ba DJ Sonia, ba DJ Rugamba, ba DJ Flix, ba DJ Crash, abo na ba DJ b'abakobwa, nta mwana numwe wo mu DJ kazi uzi mu cyumba cyanjye, uzi mu rugo rwanjye ko hasa. Ikindi kandi rega niyo waba uri uwo mutinganya ntabwo umubiri ari uwe. Uri kumva? Wiza kunyangisha abantu, wiza vuga ibintu bifite ibimenye ngumva ngo yaraje ganyisabisha ngo imbabazi za Nyirarureshwa. Ngiye ntago nagusabye imbabazi za Nyirarureshwa, nari mfite n'uburenganzira bwo kutazigusaba. Ngiyewe narabatijwe namenye Imana, nzi cyo gusaba imbabazi bimara. Uri kumva?
ntabwo nigeze nza kugusaba imbabazi kubera yuko nari ndi kukwiyerurutsaho, nazigusabye ngo nkure mu kanwa kawe, kuko nabonye wagira ngo mu bantu baguhangayikishije nshobora kuba kabisa narakoze ahantu hakomeye cyane. Kuko Briane narakwihoreye. Briane ujya kurira utumira abagabo ngo twabanye mu nzu, ariko se nabanye nabo ba ex banjye ndangije nkajya no kuba umutinganyi, ubundi nge nzamenya warankize he mpagaze he ku ruhande rwawe. uri bisexual. Abo bagore bane nasenya, ariko abo bagore nabo banza barendaga gusenya kabisa, ku buryo uwo mugore nza nkamugarika nkamujya hagati y'amaguru kabisa, ubundi agasenya koko akagenda akabwira umugabo we ati Briane ankoreye ibintu bidasanzwe, ndatashye ndagiye ndambivuye mu rugo ndarusezeye. Mwabantu mwe reka mbabwize ukuri, nari ndi piripiri ndi kumwe na Kenisoro. Kenisoro si umuhanzi uzwi hano, dutoragura umwana w'amezi 2 hanze ku modoka yanjye, nari ndi kumwe na Tesha, Nitesha wagiye kumureba umwana. Umuntu wa mbere wangezeho ni Yago hano mu rugo, umwana aramubona w'amezi 2. Icyo gihe nansabira n'imigisha nyinshi kabisa, aravuga ati Bria Imana iguha umugisha, uyu mwana azakubera umugisha, uyu mwana aramure w'amezi 2. Ndimo ndasabiriza abashiti banye ndi kubasaba imyenda, ndi kubabwira ati nimumfashe mu imyenda y'abana, natoraguye uruhinja. Umwana w'amezi 2, uri kumva? Yago niwe muntu wa mbere waje hano mu rugo, aramureba arambwira ati cyo koza Bria Imana iguha umugisha, aka kana kazakubera umugisha, aka kana Aramani ambwira amagambo pe. Icyo gihe twanakoze n'ikiganiro na Yago mbivugamo ko natoraguye akana k'amezi 2. Umwana nahamagaye mama ndamubwira ni mama, si nabanje gushaka umukozi uko nabonaga ari akana gato, nanjye nshaka kuguma kukareba ari nge wagatoye. Ndavuga nti bigeraho birancanga, mbwira mama ndamubwira nti mama mbabarira uzufate kano kana, mama wanjye atuye Kimihurura. Buriya bugambo bwose avuga ngo mama wanjye atuye Kimihurura ni nge wabimubwiraga ko Yago yari inshuti yanjye. Umwana mama araza aramufata, ubu umwana yujuje imyaka 2, ariko Yago yagiye kuri YouTube channel aravuga ngo uwo mwana ngo ni imibeshyo. Uwo mwana arahari, umuntu wese washaka kuza kumureba yamubona. Amajije kuzuza imyaka 2 na muto yafite amezi 2. Yago iyo organization yagiye avuga ngo ntago ibaho, twajyanye gusura abana inshuro zirenze 1, 2, 3 abana babona. Akabasura akabareba agataha, akansabira n'umugisha. Ari mu bantu bansabiye imigisha yose mfite niya yagirimo yarayisabiye kuko abo bana yarababonaga. Ariko yaragiye akora live avuga ukuntu abo bana ngo batabaho, avuga ukuntu ngo twiba aba diaspora, avuga ukuntu ngo twirirwa turya amafaranga y'aba diaspora, ngo abo bana ari igihuha. Avuga ukuntu uwo mwana ntawe, uwo mwana namutora Kenisoro si umuhanzi ntagazwe, sinavuganye nawe simbizi niba no kuri no live. Mugende mubaze ngo uwo mwana Briane yaramutoye aramufite. Uwo mwana ndamufite amaje kuzuza imyaka 2, mu kwa 9 azajya ku ishuri. Ngewe reka nguhereze views ugende gukora ikiganiro ugikore, kuko mani watutse abantu benshi ba mikrogeni ba Rocky, nta muntu n'umwe utatutse, abantu bose barakwihoreye, nanjye narakwihoreye. Ngewe ariko impamvu nje hano ni ukugusaba ngo izo video uzishyire hanze. Izo video zizane ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa mfite n'igikoresho cy'umugabo. Iyo video abanyarwanda bayibone. Wavuze ko iyo video nuyishyira hanze ntazabasha gutambuka, nta n'umuboss uzongera kuma kazi. Izo video rero nanjye ndazisabiye. Ngo twagize ubwoba ngo tugusaba imbabazi, ngo barangije ngo baratitira. Wowe
agafu nyoko yanyoherereje ko wumva nyoko iwanyu ari itabagwe utwo dutayamaye ko wumva iwanyu mufite inka ako gatoki yanyoherereje yago izo video zishyire hanze izo video zishyire hanze iyo video aba bagore nasenyeye waravuze ngo wabatumira batumire uyu yago mureba yahamagaye umushito wanjye witwa Jori aramuhamagara kuri telefone aramubwira ngo wambabari ukaza tugakorana ikiganiro ukavuga ukuntu Brian yakurwaje depression umwana aramubwira ati ngiye ntabwo byo bya social media ntabwo ushobora kujya kuri kamera atuzaza wambaye agapfukamunwa uwo mukobwa aramwangira amahirwe ntiwavuze ko ari message ko message umuntu yazihimba ngewe nari mfite amavideo najyaga mbyinana n'abashuti banjye b'abakobwa ayo mavideo abantu bakazajya bayapostinga bakavuga ngo uyu ngo n'umutinganye ngo ntiyabihakanye ngo singibe ngeraho abo bakobwa ndabwira mani situzongera gusohokana maze igihe kinini nta n'umukobwa njya kubona aje no kunsuhuza mwitarutsa nkagenda nkavuga ntibatafata video bakavuga ati koko do ari kumwe na ubundi ko wabanje kuvuga ngo ducana amasiri ngo ubundi ngo umukobwa ngo nkamucisha hirya ko iryo siri nimba ari ry'abantu babiri wowe yago waje muri wa gatatu gute umutinganyi kuwa mbere umutinganyi reka mbyemere ko ndi umutinganyi n'abana bawe ntinga kubya ejo bundi harimo bashiki bawe reka nkubaze iyo video ariko uyizane iyo video hano harimo abanyamakuru hano harimo abantu iyo video mwokabyara mwe mubwire yago ngo Brian ku kagozi yagaciye yizane wayivuze iyo video ngo ndimo ngo ndarigata mu gitsina cy'umukobwa ngo mfite n'igikoresho cy'abagabo ngo ngendana ngo amadirido ngo mu mapantaro icyo gihugu ufitiye impuhwe ukirimo uragikorera uzi aho umuganda ukorerwa uzi uko bishyura mituweli uzi aho bishyurira ibishinga uzi aho bishyurira umutekano iki gihugu babajwe nacyo watashye ukagikorera ukaza tukanahangana uri mu icyo gihugu mu bakujyanye nge ndimo ujya gufata umwanzuro wo kugenda nge nari mbirimo naraguhemukiye wasabye kuza mu ndirimbo yawe yasuwe ejo sinaje waranyishyuye nagiye ngucuranga ndi mu ba DJ mu iki gihugu bagucuranze utanabisabye ariko kugeza aho kuvuga ngo kereka ngo nuncuranga ndagucuranga si indirimbo nzimugira niyo ndirimbo yasuwe ejo kuko nyicuranga kuko nzi yuko byanga byakunda muri club aho nkorera harimo abafana bawe harimo abantu bagukunda ngende umu DJ ntago shinzwe ntago ncuranga indirimbo nkunda gusa ncuranga iz'abakiriya bakeneye harimo nabaza rero bakansaba indirimbo zawe ntago nakanga kuzicuranga ngo kereka ninkuvuga neza iki cyawe cyiza nzize usibye kwicara ku munsi wa mbere ukasebye maze mbanza nta kindi kintu unziho nicyo cy'ubutinganyi ngo natandukanije abagore n'abagabo ndabaza mfite ururimi rupima metero zingahe rutandukanye umugore n'umugabo mfite ururimi rureshya rute rutandukanye umugore n'umugabo ku buryo baza kukuregera bakaza kukubwira ngo DJ Brian yantandukanyije n'umugore cyangwa DJ Brian yantandukanyije n'umugabo abo bagabo baba ari ibibwa bikomeye cyane nta mugore ndabona urugo rwanjye ruzengurutswe na kamera mu byumba byanjye byose byo mu inzu ntuyemo birimo kamera ni kadi wafata ugahereza abantu bagacekinga bakareba uwinjira n'usohoka uvuze yuko izo video zimaranye amezi 5 muri ayo mezi 5 urugo rwari rurimo kamera iyo video nagiye gufata yari yo kuratira abaturage se ko sigaye none nzi gukoresha ururimi kurusha abandi banyarwanda ku buryo nagiye gusetinga kamera ndangije mfata ururimi ndwinjiza mu gitsina cy'umukobwa ndangije barakoherereza ntago nge nyina prono
nta nubwo niyandarika kuri urwo rwego. Ikindi narakijijwe, ndi umukristo, narabatijwe. Ibi bintu tuvuga kuri social media bigera ku bantu benshi, bigera ku bashumba badushumbye, bigera ku babyeyi batubyaye, uri kumva, bigera no kuri aba bafana bacu rega. Fata iyo video, nago nkwinginga, ntago ngutinya, ntago ngusaba imbabazi, kizeho umucyo. Fata iyo video ndi mu gitsina cy'umukobwa, nacometse mu rurimi, nashishikaye mfite n'igikoresho cy'abagabo, uyishyire hanze nkuko wabivuze. Wavuze ngo ndabura gato, ngo ninkumenyera, ndakumenyereye. Ino live nyikoreye wowe. Nakubwiye ngiyo ibi ndi kuvuga iyo mbishyira kuri YouTube channel yanjye, nari kubona amafaranga menshi cyane. Ariko ntago ndaha gucuruza ubugoryi. YouTube channel yanjye izacaho ibintu bizima, izacaho ibintu byiza, izacaho ibintu biruhura abantu mu mutwe, ntago izigera icaho. Nagusabye imbabazi mbikuye ku mutima wanjye. Si wowe wenyine nasabye imbabazi, nasabiyemo n'imbabazi n'abandi bose nzi nagiye mbabaza kubw'iyi social media, uri kumva. Ariko urangije uvuga ko imbabazi twagusabye ngo bwari ubwoba. Ninde ugutinya? Ubona utinyitse? Irebe, genda muri miriwari uhagarare wirebe. Ubona utinyitse? Ubona utinyitse? Ngabo bana ngo ndabazana mwabanza nkabahura urumogi, ndi pushayi, ngenda pusha ncuruza urumogi. Ngwino hano uhagarare hano, nanjye magarare hano, bajye kudupima barebe uwo rwarenze. Yago nguhamagaye kangahe? Ndakubujije. Fata iyo video n'urwo rurimi rwanjye ruri mu gitsina cy'umukobwa, mfite n'igikoresho ngo cy'abagabo, uyizana uyipostinge nkuko wa postinze ya Jihad. Wafashe video ya Jihad urayipostinga. Suko wari umukunze, wari uzi yuko umurangije, wari uzi ko umwishe, wari uzi yuko umurangirije kariyeri. Ariko arakora kurusha na views. Koko niba uri umunyarwanda se, uri umuntu mwiza nkuko bivuga ati wenda abandi baraguhemukiye, kuki udafata ikirego ngo ukijyane muri RIB dukurikirane, ureke kuza kwirirwa uririmba ngo ubutinganyi? Ese we ni uruhe rugero rwiza uri guha bagenzi bawe? Urwo rubyiruko ni uruhe rugero rwiza uri kuba? Urugero rwiza uri guhereza urubyiruko ni uruhe? Ni urwo kuvuga yuko Brian ngo ufite video yiwe ndi gushyira ururimi mu gitsina cy'umukobwa? Iyo video yishyire hanze, abo ba DJ bahamagare, batumire, bakuzanira ibimenyetso. Abo babyeyi na jujubije natesheje urugo, abo bagabo nibaze bakuregere, bahamagare baze kuri YouTube channel nkuko wari uhamagara abandi. Bahamagare, hamagara abo bantu nasenyeye, bahamagare. Iyo ugeze kuri Brian nta nubwo abakiri Brian, ngicyo kintu nge ndi ikintu kiwanyu. Wari wambona atabagwe? Wari wambona atabagwe? Wari wambona mu rugo rwawe? Sinumva ngo warabyaye, warwanye kuri uwo mugore wawe, warwanye ku buzima bw'umugore wawe n'umwana wawe, ubuzima bwa Brian ukabureka. Cyangwa Yago hari ikindi kintu umupfa utazi? Nta kintu mpfa na Yago. No kuba naragusabye imbabazi, reka mbikubwiza ukuri, nagusabye imbabazi kuko wiri kuvuga ngo bagusaba imbabazi. Na n'uyu munota sindamenye ikintu nagukoreye. Ikintu nziza ngo nuko twagiye ngo kuri live ngo ya space ngo tukazana ngo umuntu mwabyaranye, ngo ukazana umuntu ngo tukazana umuntu ngo mwabyaranye ngaze kuvuga.
ni kubabwira ibyo nshaka kubabwira. Nizere ko muri kunyumva ariko murimo muranyumvara cyangwa ino live ni muyinsharingire n'ahandi henshi n'abandi benshi muyibayeze. Abantu bo kuri snap ni muyinsharingire, abantu bo kuri snap n'abantu bo kuri tiktok, abantu bo kuri instagram n'ahandi hose muyibamenye. ino live Jihad araza kuza kuyizaho ariko ntabwo nshaka ko ayizaho nonaha. Ibyo nshaka kubanza kubabwira nawe akaza kuyijoyininga nyuma, ariko nimubanze mubwire ikindi. Umuntu ndi bubone anzanira negative comment ndamubloka. Umuntu wumva adakeneye kuba ari ahangaha ahave hakiri kare. Umuntu wumva akeneye kuhaguma ahagume kuko abishaka kuhaguma. Nta muntu untegeka gushyiraho video. Icyo mukeneye ni ijwi, icyo mukeneye ni ukumva ibyo mvuga, si ngombwa kumbona. Ikindi nibwo nyibyuka ndumva atari ngombwa gushyiraho video.